Imana iraguhisha mu bihe bikomeye, Imana iguhisha amaso y'abanzi, Imana iguhisha abashinyaguzi, Imana iguhisha abahemu baguhemukira kandi bigeze abana beza, ariko nanone ikwereka abantu mugendana, ikwereka abo mubana. Iyo umaze kugwa abagufata ukuboko baba ari bake, ahubwo ba bantu bagufataga ukuboko mugendana, museka, musangira buri kimwe cyose, mukorana ibintu byose bimeze neza, nibo bagenda bakaguhinduka, bagatangira kukuvuga, bagatangira kukugambanira, bakagutega iminsi, bakaguhemukira. Wowe uri kureba iyi video, icyo ndi kukubwira ntabwo ari uko abo bantu ugomba kutabitaho, biteho cyane, ahubwo bagutera imbaraga zo gukora. Ukora ibindi bikorwa bikomeye kuruta bya bindi, ugire ubundi buzima bwiza burenze bwa bundi, ugire n'ukundi gushikama muri wowe birenze bimwe abantu bagutekerezaho. Uyu munsi ndumva mfite umurava, ndumva mfite courage yo gukora ibintu byinshi, nubwo nta buryo, nta bushobozi mfite yego bwo kugira ikintu nkora, ariko nzi ko uyu ni umutwe, ntabwo ari ishu. Nzi ko ibyo nari mfite byose byavuyemo hano, n'amaboko n'amaguru mfite, kuba byagenda byose bikanshiraho, nzashaka ibindi nkoresheje uyu mutwe n'amaboko n'amaguru. Imana ni ubuzima. So wowe rero uri kureba iyi video, ushobora kuba uri mu gihe nk'icyo ndimo, ushobora kuba utorohewe, ushobora kuba warahemukiwe n'inshuti, ushobora kuba warabaye igicibwa muri rubanda, ushobora kuba ugenda ubundabunda cyangwa se wishe, ushobora kuba nyine ntaho uhagaze. Nkanjye ubabwira nyine ntaho mpagaze, ariko mpagaze ku ijambo ry'Imana, mpagaze mu bushobozi bwayo, mpagaze mu burinzi bwayo, ndetse no gukoresha ubwenge yampaye n'amaboko n'amaguru n'umutwe wanjye, kugira ngo ndebe ko ejo cyangwa ejo bundi akongera nkasubira ku rufatiro. Ushobora kuba uri kureba iyi video nawe wumva ubabaye, ukomerewe n'ubuzima, wihebye, wabuze icyo ukora. Ushobora no kuba uyireba wishimye, ukanseka cyangwa se ukajya muri comment ukandika ibyo ushaka byose, ni uburenganzira bwawe. Ariko icyo namaze kubona, isi nisakaye, buri wese yanyagirwa, nta kure habaho wagera utahanuka, nta no hasi habaho wagera utatera imbere. Rero ibi ngibi ngewe ndi gukora kuri iyi YouTube channel, gushakisha kugira ngo ndebe ko ejo cyangwa ejo bundi nabaho, biragoye. Hari n'igihe ubyuka ushonje ugomba kujya kuri kamera, hari igihe ubyuka ushonje ugomba kujya mu kazi ukabura itike, bakaguhanira ko wasibye akazi, ariko mu by'ukuri waba uraye n'umuryango wawe wabuze n'itike kujyana ku kazi, kandi nta muntu n'umwe wabibwira, kubera isi ntabwo ikwitayeho, nta nubwo yitaye ku bibazo byawe. Ariko byose biba biri mu bushake bw'Imana, biba biri no mu mugambi wayo. Ku bushake bwayo hari igihe kizagera ibyo bintu byose bigasobanuka, abababaye bakishima, abarize bagahozwa, ndetse na ba bandi bagushungereye bose bazi ko ejo cyangwa ejo bundi bagiye kubamba, cyangwa se ugiye kubambwa, cyangwa se ugiye gupfa nabi, cyangwa ugiye gupfa nk'imbwa, ikazaguha umugisha bose babireba. Iba irahantu runaka, hahandi yariri wa munsi, umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera, ntabwo iba yihishe, ibiri kumwe n'abababaye, kugira ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bishimye. Nimucyo duhumurizanye, nubwo twaba tunyura mu bigoye, Imana iriho ntiyigeze itwihisha. Haleluya. Kubera ko iyi si ntabwo ikeneye abantu bajenjetse, iyi si ikeneye abantu bakamiritse, iyi si ikeneye abantu batitaye ku mpamvu za buri umwe, nyine barebe ibyabo gusa. Niwo mujyo rero natwe turimo ubu ngubu. Ngewe mumbabarire gukoresha amagambo akomeye, ariko nyuma y'ubuzima bwiza nagize,
bukaza kunca mu myanya y'intoki gutya mbureba, nyuma y'ubuzima bubi ndimo uyu munsi ntafite ubushobozi bwo kwikuramo, turagusuhuje kandi tukwifurije ikaze wowe ukurikiye Imena TV. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndagira ngo tuvugishe ukuri kandi twese turebere hamwe mu by'ukuri ubu buzima tubayemo aho butwerekeza. Ese turamutse twicaye tugatuza tukigira nkaho ibintu byose byakemutse, twakungukira he, twahombera he, byagenda bite? Yego, tuguhaye ikaze rero wowe ubana natwe, wowe ubana na Imena TV mu biganiro byacu bya buri munsi. Tuguhaye ikaze kandi tugushimiye ko wakanze subscribe. Niba uri mushya hano, kanda subscribe, reba iyo buto yanditseho subscribe ukandeho, hanyuma ukore like ndetse usharing iki kiganiro kugira ngo kigere ku bantu benshi, hanyuma udusangize ibitekerezo byawe muri comment tumenye icyo utekereza ku biganiro tukugezaho bya buri munsi. Ingingo y'uyu munsi tuganiraho iravuga ngo nta muntu n'umwe ukwitayeho, byuka ugende ujye ku kazi. Byuka ukore, niba nta kazi ufite ushobora kugira ibindi bintu ukora byagira umumaro ejo cyangwa se ejo bundi. Umunyarwanda yaravuze ngo jyewe ndi nyamutegera akazaza ejo, ntawe umenya iminsi, ntawe umenya aho bwirageze. Rero nawe utuntu duto ushobora gukora uyu munsi dushobora kuzakubyarira umusaruro ejo hazaza. Babandi bose baguteza iminsi, babandi bose bakwanze, babandi bose bigize nkaho ubuzima uri kunyuramo nta kintu bubabwiye, ejo cyangwa ejo bundi bakisanga ari wowe baza kureba. Reka rero tuvugishe ukuri, muvandimwe wowe uri kureba iki kiganiro, utambeshye, ugumye aho uri uyu munsi, ukaguma mu byo urimo akaba ari byo ukomeza gukora. Mbese ubuzima ubayemo uyu munsi, waba wishimye cyangwa se ubabaye, bwaba ari bwiza cyangwa se bubi, waba ufite akazi cyangwa se ntako. Wenda reka wenda twifatire urugero kuri abo ngabo bafite akazi. Wowe akazi ufite uyu munsi, ubaye ariko ukomeje gukora kugera mu myaka 5 iri imbere, ubuzima urimo akaba ari bwo ugumamo, akazi ukora akaba ari gukora, ibyo ukora akaba ari byo. Niba wowe icyo ukora uyu munsi gishobora kugutunga mu myaka 5 iri imbere, mu by'ukuri mu myaka 5 iri imbere waba warateye imbere cyangwa waba ukirahure? Twese igisubizo turakizi, igisubizo ni oya. Ni ukuvuga ngo ubuzima urimo, akazi uri gukora uyu munsi, bibaye ari byo bikomeje kugutunga mu myaka 5 iri imbere, nta kintu na kimwe wageraho. Nyine ukuri uyu munsi niko waba umeze. Ni ukuvuga ngo aho utekereza kuzaba uri mu myaka 5 iri imbere siho waba uri. Ibyo usengera mu myaka 5 uvuga uti mu myaka 5 nzaba ngeze kuri ibi ngibi, sibyo waba ugezeho. Ndetse igitangaje nuko ubuzima ubayemo uyu munsi mu myaka 5 butaba bwarahindutse. Bishatse kuvuga iki? Nta muntu n'umwe ukwitayeho. Kora ibintu byawe, ubikora uko ubyumva, ntugendere ku marangamutima cyangwa se ngo uvuge ngo abantu baraza kumbona gute, kuko nubundi nukora nabi baraza kukubona nabi, nukora neza barakubona neza, nugerageza kubafasha bazakwanga bagende banakuvuga nabi, nutanabafasha nabwo bazavuga ko utabafashije. Rero uyu munsi ni umunsi mwiza kuri twe, ni umunsi mwiza kuri njye nawe kugira ngo tubyuke dukore, tubyuke duhangane n'ubuzima, tubyuke twishakemo imbaraga. Nubwo bigoye ariko birashoboka. Biragoye cyane. Hari igihe ureba imbere n'inyuma ukabona nta miryango ifunguye, hari igihe utekereza ukaryama ukabura ibitotsi, hari igihe wumva warira ariko amarira ukayashaka ukayabura, hari igihe wumva waganya ukabura uganyira, hari n'igihe wumva wabwira umuntu ariko ukabura ubwira, n'uwo ugiye kubwira ugasanga nawe waramubwiye ndetse n'ibyo wamubwiye byose yabishyize hanze, yabitaye hanze. Rero uyu ni wo mwanya wo kugira ngo twebwe nk'abantu ba hano kuri Imena TV dusenyere umugozi umwe, dukundane, dufashanye. Wifuza kutugezaho igitekerezo cyangwa se wifuza kuduha inkuru, waduhamagara kuri 0782 44 74 92. Wifuza ko tukugira inama, wifuza kuzamura social media zawe, wifuza gufungura channel nk'iyi ngiyi kugira ngo nawe ejo cyangwa ejo bundi uziteze imbere, waduhamagara tukaganira tukareba uburyo tugufasha ibintu byose bikagenda neza. Icyo nemereye abakunzi banjye, icyo nemereye abakunzi ba Imena TV, nuko ngewe icyo nshoboye cyose nzagifasha umuntu mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka, ariko nanone twese tugatera imbere. Hanyuma ubu butumwa ndi gutambutsa hano ntago ari ubwo kugira ngo bugukomeze,
ahubwo ni ubutumwa bwo kukubwiza ukuri kugira ngo umenye icyo ubura nawe ugire icyo ukora cyangwa se ugire icyo ugeraho. Nanjye mu minsi yashize najyaga numva nakora ibi nakora ibi nakora ibi nakora ibi, ariko byose biranga. Wakora neza wakora nabi byose ugasanga feedback ni imwe mu bantu, abantu baraguta, abantu barakwanga, abantu ugira ngo nta hantu muziranye, ukibaza n'icyo wacumuye ku Mana ukakibura. Ariko njyewe ntabwo ndi hano kugira ngo nkukomeze mu bidasobanutse, ahubwo ndi hano kugira ngo nkubwire ngo haguruka, byuka dukore. Hari icyizere cy'uko twakongera gukora ubuzima bukagenda neza. Ndakwinginze wowe wacitse intege, wowe wumva wageze aho byanze, uyu ni wo mwanya wawe wo guhaguruka kugira ngo dukore kandi dusenyere umugozi umwe, kandi ndabizi neza bizakunda. Impamvu nkubwira ko bizakunda ni uko ubyo ugerageza gukora byose, ubuzima bwose urimo, igisubizo ni kimwe. Nta muntu n'umwe ukwitayeho, ni wowe ubwawe, ni wowe uzigira, nibinakunanira ni wowe bizananira. Nta muntu n'umwe muri abo bose ubona bakugaragiye bari impande yawe, babandi bakubwira bati sha courage bizakunda, ihangane bizagenda neza, abo bose nta n'umwe ukwitayeho. Ukwitayeho n'uwo wabyaye, ukwitayeho n'uwo muri kumwe, umufasha wawe, ukwitayeho ni umubyeyi wawe, ariko abandi bose nta n'umwe ukwitayeho. Gusa nabo ngabo bakwitayeho witondura ryo urimenge, kuko nabo hari igihe baba babuze uko bakubwiza ukuri, hari igihe baba babuze uko baguca intege kubera ko baba babona ukomeye, cyangwa se babumva n'ubundi uri umuzigo kuri bo nta handi bagushyira. Rero wowe ni wowe ubwawe, ni wowe ugomba guhaguruka ukishakamo imbaraga, ugakora ibikomeye kandi iby'abantu batekereza ko utakora. Muri wowe ufitemo imbaraga nyinshi, ufite umuhate, ndetse icyo ubura ni ya buti imwe gusa yo guhaguruka. Nyandikira kuri 0782447492 umbwire uko nagufasha mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bwo gufashanya nyine, kugira ngo ugiye icyo ukoraho. Wenda mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu bundi buryo ntacyo nagufasha, kuko nanjye ntacyo nifashije, ariko mfite icyizere cy'uko ibintu byose biva mu gukora. Imbaraga ziri muri twe, ntago ahubwo ari twebwe tugomba kwirukanka ku mbaraga ziri muri twe. Icyo tubura ni uguhaguruka kugira ngo tuboosting. Ndakwinginze rero, niba uri mushya, kanda subscribe, usharing iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi, hanyuma twese Imana iduhana umugisha. Iyi si tubayemo cyangwa se abantu tubana nabo muri iyi si, ntago bitaye ku bibazo byawe, ntago bitaye ku buryo wakuze, ntago bitaye kuho uvuka, ntago bitaye ku bibazo uri kunyuramo. Wowe wenyine ni wowe uzi urugamba uri kurwana muri iyi minsi, wowe wenyine ni wowe uzi ukomerewe mu mutima wawe, wowe wenyine ni wowe uzi icyo ubura kugira ngo utere imbere. Ni ukuvuga ngo abantu tubana nabo muri iyi si bagufasha cyangwa se bakakuba hafi igihe cyose uri gutsinda, cyangwa se igihe cyose uri kugera ku ntego zawe. Iyo rero ubuzima bugusubiranye inyuma, iyo ibibazo bije, abantu barirukanka, abantu baraguhunga, ndetse na wa wundi mwari muziranye n'uwo mwavuganaga buri munsi ukeka ko mutaziranye kubera uburyo muba mubanye. Abantu bagukenera iyo hari icyo ufite. Iyo nta kintu ufite, nta muntu n'umwe witaye ku mpamvu zawe, nta muntu n'umwe witaye ku byaguteye igihombo, nta n'umuntu n'umwe ushobora kugushyigikira igihe icyo ari cyo cyose waguye. Hari abantu bake bazagushyigikira, nibyo, ntago inshuti z'umumaro zibura, ntago abantu bagushyigikira mu buzima babura, ariko benshi mu bantu bari kuri iyi si nta n'umwe uzakuba hafi mu gihe cy'ibibazo cyangwa se mu gihe cy'ibyago byawe. Ikintu cyonyine abantu bitaho kirenze kuba abantu batita ku bibazo byawe, abantu batita ku buzima wakuriyemo, abantu batita ku muryango wakuriyemo cyangwa se ufite, ikintu cyonyine abantu bitaho ni ukukubona utsinda. Iyo abantu bakubona utsinda, iyo abantu bakubona ufite ubuzima, ufite amafaranga, ufite akazi keza, icyo gihe abantu baraza bose bakaza bagusanga. Reba za nshuti wari ufite mu gihe wari umeze neza, urebe za nshuti wari ufite mu gihe wari ufite amafaranga, urebe za nshuti wari ufite mu gihe ibintu byose byagendaga neza. Uyu munsi ntabahari. Rero niba nawe ibintu bimeze neza, wowe uri kureba iyi video, menya ko abo bantu bose bakuri iruhande atari ko bagukunze. Benshi mu bagukunze bagukundiye ibyo ufite, benshi mu bagukunze bagukundiye amafaranga ufite, benshi mu bagukunze bagukundiye akazi keza ufite, kubera ko rimwe na rimwe iyo bagukeneyeho 5 cyangwa 10 uyabahereza udashyizemo ubwenge bwinshi cyangwa se udatekereje kabiri. Ariko umunsi byahindutse bose uzababura. Rero ubu buzima tubayemo cyangwa se abantu bakuba hafi gusa iyo bafite icyo bagukuraho.
bakuba hafi gusa iyo bafite ikintu niyo cyaba gito uri kuzana mu buzima bwabo, cyangwa se nabo bari kukungukamo cyangwa se bari kuguprofitaho. Hanyuma tuvugishije ukuri, abantu benshi dusa naho dutegereje ko tubona connection, ese Imana idutabara, ese twumvishe amagambo menshi y'inkomezi, nyine bisa naho dutegereje ko igihe kizaza ibintu bizagenda neza, ariko ntago bizapfa kwizana. Uko wicaye utegereje connection y'umuntu wenda uzaguha prote cyangwa se ligne runaka, ukabona amafaranga, ukabona akazi keza, uko wicaye utegereje amafaranga uri kuvuga utaha naha nzahakura amafaranga, uko wicaye utegereje amahirwe uvuga uti nta wamenya mu gihe iki n'iki bizagenda neza, uko wicaye utegereje ibyo Imana yakuvuzeho cyangwa se amasengesho muri rusange uri kuvuga uti ndabyizeye ko Imana izangirira neza, barampanuriye bambwiye ko mu gihe gikwiye Imana igiye kumpa umugisha, bambwiye ko Imana igiye kumpa akazi keza, bambwiye ko Imana igiye kumpa amafaranga. Ibyo byose uko wicaye ubitegereje, menya ko isi nayo itakoroheye. Imyaka yawe iri gukura, twese uko tubaho, uko dukomeza gutegereza ayo mahirwe cyangwa se igihe cya nyacyo, imyaka ibigenda. Rero uko imyaka igenda yegera imbere, niko ugenda usaza, niko ya mahirwe wagiye utegereza ukomeza kubona andi magambo y'inkomezi n'ibindi byizere uri kuvuga ngo ejo, reka kwizerera mu kuvuga ngo ejo hazaza nzakora ibi, ahubwo haguruka, tangira uyu munsi. Niyo wakora bito, niyo wafungura YouTube channel nk'iyi ngiyi, ukajya waprodingaho ibyo wumva bikujemo, ariko ukabikora mu buryo budafite icyo bwangiza, nabyo nirindi tafari uri gushyira ku hazaza hawe. Uko ubyuka uscrollinga kuri YouTube, uscrollinga kuri Instagram, uscrollinga kuri TikTok ndetse no kuri Twitter n'ahandi, ni nako ushobora kubyuka nawe ugakora ibintu byawe, abandi bantu bari buze nabo bagascrollinga nabo bakareba. Yego biragoye, ntabwo ari urugendo rworoshye, ntago nakubwira ngo YouTube ni ahantu ugiye kuza ibintu bihite bigenda neza, sinakubwira ngo kuri TikTok uraza ibintu bihite bigenda neza, ariko nibura gerageza urebe ko hari icyo ushobora gukora. So ntabwo aka kanya ndi kukubwira ibi ngibi kugira ngo ukomere, ahubwo ndi kubikubwira kugira ngo wumve ko ufite impamvu yo guhaguruka ukagira ikintu ukora. Ndi kubikubwira kugira ngo wumve ko uko byagenda kose hari icyo ubuzima buduhishiye twebwe tutaramenya. Tuguma muri wa mutaka wo kuvuga ngo ndabizi ejo bizagenda neza, ariko niba uzi neza ko udakomoka mu muryango ukomeye ushobora kuguha ubufasha runaka, ukaba uzi neza ko wowe ubwawe nta mutungo ufite, niyo wabona ufite ariko bajya bavuga ngo inyongera mbi ni ibinyoro, ukaba uzi ko wowe nk'umunyarwanda, wowe nk'urubyiruko, wowe nk'umuntu uri kureba iyi video, uzi ko ubuzima ejo cyangwa ejo bundi bushobora kugenda neza, menya ko hari n'icyo isi nanone ituzanira nk'ibyago tuba tugomba guhura nabyo mu buzima. Ntabwo ibyago bibura, uko byagenda kose ibyago biraza, ububabare n'uburibwe buhoraho, ibyo ngibyo tugomba kubyakira mu buzima ko ari ibintu tuba tugomba guhura nabyo, ndetse rimwe na rimwe bigaruka kenshi. Rero igihari nuko wowe ugomba kwakira ko ubuzima nta formule bugira. Uyu munsi buba bumeze neza, ejo bukamera nabi, uyu munsi buba bumeze nabi, ejo bukamera neza. Ukagumana icyo cyizere, ugasenga Imana, ariko nanone iyi ntego nyamukuru cyangwa se urufunguzo rwa byose ni umurimo. Shaka ikintu gito wakora cyaguteza imbere. Rero ntabwo ngewe nzaza hano ngo mbabeshye, nzababwiza ukuri kubera ko ngewe mfite ibihamya by'uko iyi si idasakaye, mfite ibihamya by'uko ukora cyane ejo byose bigashya bikaba umuyonga, mfite n'ubuhamya bw'uko hari abantu bicara ibintu bikikora, abantu bakomoka mu miryango ikomeye, abantu bafite imitungo runaka ibaha amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndetse ngewe ntabwo nemera ko abantu bafite ubutunzi cyangwa se bafite amafaranga uyu munsi ari abakoze cyane kurusha abandi, ahubwo nemera ko habaho support cyangwa se ubufasha buva yaba mu miryango, mu nshuti n'abavandimwe, cyangwa se n'umugisha w'Imana, aho urakora rimwe na rimwe cyangwa se akenshi n'amahirwe azaho, kuko ntabwo udafite amahirwe nanone ibintu byose bigenda neza. Rero icyo nizereramo gikomeye cyane ni ugukora cyane. Gukora cyane, abantu bakakwanga, abantu bakaguta, abantu bakaguhemukira bose, ukagenda ukababura, ariko uko iminsi igenda yegera imbere
niko buhoro buhoro, bavuze ngo umunyarwanda yaravuze ngo buhoro buhoro ni rwo rugendo, kandi gake gake byagejeje umuhovu ku nyanja cyangwa se ku mazi. Rero nawe ushobora kubyuka uyu munsi wumva ko ibintu bitameze neza, ariko imbaraga zawe ziri uyu munsi. Uyu munsi nibwo ugomba kubyuka ugafata icyemezo ukavuga ngo noneho ndatangiye. Yego n'urugendo rugoye rugaragara nkaho rudashoboka, ariko ndatangiye kandi nzi ko nzabishobora, kandi hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka. Rero nk'uko nari ndi kubibabwira, twese twicaye dutegereje amahirwe, dutegereje ibyo twahanuriwe, dutegereje ejo cyangwa ejo bundi nzabona akazi keza, bizagenda neza. Ariko uko ukomeza gutegereza niko imyaka ikura, niko inshingano zawe zigenda ziyongera. Ejo cyangwa ejo bundi uzaba wabaye umubyeyi, cyangwa se niba uri n'umubyeyi, uko ugira inshingano z'urugo, uko ugira inshingano z'abana, niko n'ibindi byose bigenda byiyongera. N'ibyo ukenera mu buzima bwawe bwa buri munsi n'abawe kugira ngo mubeho bigenda byiyongera, ariko kondisiyo iracyari imwe. Amafaranga winjiza namwe ntahinduka, cyangwa se ibyo ubona bishobora gusapotinga umuryango wawe ni bike nyine, ntibihinduka. Ibyo rero ugasanga ahanini biragenda byangiza cya kintu cyo kuvuga ngo watera imbere, ahubwo uko ibyo ukenera bigenda biba byinshi kuruta ibyo winjiza, niko nyine ubuzima bugenda bukomera kurushaho, niko bigenda byanga kurushaho. Rero ukuri guhari ni uko tugomba gutangira uyu munsi, tugatangira bito, ariko tubizi neza ko ejo cyangwa ejo bundi bishobora kuzabyara umusaruro, kabone nubwo waba ubizi neza ko bidashoboka, ariko nibura watsindwa wagerageje. Gusa mu bihari gutsindwa ko nta kurimo. Gutsindwa nta kurimo, nizera ko iyo ukoranye imbaraga, ugakorana umuhate, ugakora ibintu byinshi, ntihabura kimwe utoragura, ntihabura nyine. Nawe ntabwo umenya aho amahirwe yawe ari, ntabwo umenya aho ibyawe bizazira. Bajya bavuga ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo nzabavubira imvura, nzabaha umugisha nimunyizera, mukumva amagambo yanjye kandi mukizera ibyo mvuga. Rero ntago ndi kuvuga ngewe ngo unyizere nkanjye, ahubwo wumve Mwuka Wera wampumekeyemo akambwira ngo uyu munsi nkore iyi video, uyu munsi nkubwire ko ubuzima bushoboka, uyu munsi nkubwire ko nubwo bigoye, ariko ejo cyangwa ejo bundi bishobora kugenda neza. Wumve Mwuka Wera wambwiye ngo uyu munsi nkubwire ngo haracyari ibyiringiro byo kubaho, haracyari igihe cy'isarura. Nubwo ubona ibintu byose imbere yawe bimeze nk'imisozi, ariko ejo Imana ishobora kubihindura ibibaya. Wongere wumve ijambo rivuga ngo ahazamuka hose haba hamanuka, n'ahamanuka hose haba hazamuka. Wongere wumve ko ahari umuriro hose haboneka umwotsi. Uyu munsi rero cana umuriro wawe kugira ngo umwotsi nuzamuka ejo cyangwa ejo bundi bibe nk'isengesho. Ni ukuvuga ngo uko dusenga turi hano ku isi, tuba tumeze nk'abacanye umuriro. Wa mwotsi uko uzamuka, iyo ugiye ukagera mu ijuru, ukomanga urugi cyangwa se n'abarimo imbere bakumva kuko biri kose, kuva umwotsi uhageze hari umuntu wacanye umuriro, naho amasengesho yacu asubirizwa, naho ibyacu bizira. Rero nawe uyu munsi gira icyo ukora, nubwo cyaba gito, nubwo cyaba kidatanga icyizere gihagije, ariko wizere Imana kandi ukore cyane. Ndabizi ko isaha n'isaha bizagenda neza. Ndagira ngo rero turebere hamwe ikintu gishobora gutuma ibyo twiringiye byose cyangwa se ibyo dutekereza byose ko ari nk'inzira zacu zo kwirwanirira bishobora guhinduka. Icya mbere, ibibazo bihoraho, byo ni karemano, turemanywe nabyo kandi bizahoraho, ntabwo tuzabikuraho. Uburibwe buzaza, uzumva hari aho ugeze ucika intege, ucika imbaraga, wumva utakomeza, ariko uzahorana ijambo rikubwira ngo n'uyu munsi ni uwanjye, n'uyu munsi nabikora kandi bigakunda. Ibintu byo kuvuga ngo nzatangira ejo, nzakora ejo, bireke, kubera ko iyi si ntabwo ikeneye abantu bajenjetse. Iyi si ikeneye abantu bakamiritse, iyi si ikeneye abantu batitaye ku mpamvu za buri umwe, nyine bareba ibyabo gusa. Niwo mujyo rero natwe turimo ubu ngubu. Ngewe mumbabarire gukoresha amagambo akomeye, ariko nyuma y'ubuzima bwiza nagize bukaza kunca mu myanya y'intoki gutya mbureba, nyuma y'ubuzima bubi ndimo, uyu munsi ntafite ubushobozi bwo kwikuramo, nyuma y'uko inshuti zanjye zose, hafi ya zose, zintereranye, nyuma y'uko maze kubona ko
abantu badakurikira umuntu ahubwo bakurikira ibyo afite. Nyuma y'uko ibyo nari mfite byose bigiye, mwese mwaragiye murabizi, ndetse n'abataragenda ntabwo nzi igihe muzagendera, ariko abangumyeho ndabibashimiye cyane, kandi bashimiye ko mukomeje kumba hafi mu bihe nk'ibi ndimo bitoroshye. Ariko icyo nshaka kubwira wowe uri kureba iyi video, wenda utazi situation ndi kunyuramo cyangwa se utazi ibyanjye, ndashaka kubwira ko hakiri ibyiringiro byo kubaho, haracyari ubuzima, haracyari Imana itabara kandi ihisha abayo. Imana iraguhisha mu bihe bikomeye, Imana iguhisha amaso y'abanzi, Imana iguhisha abashinyaguzi, Imana iguhisha abahemu baguhemukira kandi bigeze abana beza, ariko nanone ikwereka abantu mugendana, ikwereka abo mubana. Iyo umaze kugwa, abagufata ukuboko baba ari bake, ahubwo ba bantu bagufataga ukuboko mugendana, museka, musangira buri kimwe cyose, mukorana ibintu byose bimeze neza, nibo bagenda bakaguhinduka, bagatangira kukuvuga, bagatangira kukugambanira, bakagutega iminsi, bakaguhemukira. Wowe uri kureba iyi video, icyo ndi kukubwira ntabwo ari uko abo bantu ugomba kutabitaho, biteho cyane, ahubwo bagutera imbaraga zo gukora, ukora ibindi bikorwa bikomeye kuruta bya bindi, ugire ubundi buzima bwiza burenze bwa bundi, ugire n'ukundi gushikama muri wowe birenze bimwe abantu bagutekerezaho. Uyu munsi ndumva mfite umurava, ndumva mfite courage yo gukora ibintu byinshi, nubwo nta buryo, nta bushobozi mfite yego bwo kugira ikintu nkora, ariko nzi ko uyu ni umutwe, ntabwo ari ishu. Nzi ko ibyo nari mfite byose byavuyemo hano n'amaboko n'amaguru mfite, kuba byagenda byose bikanshiraho, nzashaka ibindi nkoresheje uyu mutwe n'amaboko n'amaguru, Imana nimpa ubuzima. So wowe rero uri kureba iyi video, ushobora kuba uri mu gihe nk'icyo ndimo, ushobora kuba utorohewe, ushobora kuba warahemukiwe n'inshuti, ushobora kuba warabaye igicibwa muri rubanda, ushobora kuba ugenda ubundabunda cyangwa se wishe, ushobora kuba nyine ntaho uhagaze, nkanjye ubabwira nyine ntaho mpagaze, ariko mpagaze ku ijambo ry'Imana, mpagaze mu bushobozi bwayo, mpagaze mu burinzi bwayo, ndetse no gukoresha ubwenge yampaye n'amaboko n'amaguru n'umutwe wanjye, kugira ngo ndebe ko ejo cyangwa ejo bundi akongera nkasubira ku rufatiro. Ushobora kuba uri kureba iyi video nawe wumva ubabaye, ukomerewe n'ubuzima, wihebye, wabuze icyo ukora. Ushobora no kuba uyireba wishimye, ukanseka cyangwa se ukajya muri comment ukandika ibyo ushaka byose, ni uburenganzira bwawe. Ariko icyo namaze kubona, isi nisakaye, buri wese yanyagirwa, nta kure habaho wagera utahanuka, nta no hasi habaho wagera utatera imbere. Rero ibi ngibi ngewe ndi gukora kuri iyi YouTube channel, gushakisha kugira ngo ndebe ko ejo cyangwa ejo bundi nabaho, biragoye. Hari n'igihe ubyuka ushonje, ugomba kujya kuri kamera. Hari igihe ubyuka ushonje, ugomba kujya mu kazi, ukabura itike, bakaguhanira ko wasibye akazi, ariko mu by'ukuri waba uraye n'umuryango wawe wabuze n'itike kujyana ku kazi, kandi nta muntu n'umwe wabibwira, kubera isi ntabwo ikwitayeho, nta nubwo yitaye ku bibazo byawe. Ariko byose biba biri mu bushake bw'Imana, biba biri no mu mugambi wayo. Ku bushake bwayo hari igihe kizagera ibyo bintu byose bigasobanuka, abababaye bakishima, abarize bagahozwa, ndetse na ba bandi bagushungereye bose bazi ko ejo cyangwa ejo bundi bagiye kubamba, cyangwa se ugiye kubambwa, cyangwa se ugiye gupfa nabi, cyangwa ugiye gupfa nk'imbwa, ikazaguha umugisha bose babireba. Buriya njya nkunda kumva indirimbo za Theo, bitari uko zirimo amaganya menshi, ahubwo zirimo kuri kwishe k'ubuzima. Hari ibintu byinshi abantu bataza kuri kamera ngo bavuge, ariko ngewe ngiye kujya mbibabwira, ngiye kujya mbabwiza ukuri, mbabwire ikintu buri wese agenda nyine akagihisha muri we, akumva ntashaka kuza kuvuga, ariko mu mutima yumva ari gushira. So mu rwego rwo kugira ngo dufatanye kuruhuka no kuruhurana umutima,
katuganire tuvuge muri komenti utubwire wowe umerewe ute muri aka kanya, urugendo rwawe rw'ubuzima rumeze rute, kugira ngo niba unababaye udusangize uko umerewe, noneho tuze nabyo tubikoreho ikiganiro, ariko tugamije kuguhumuriza no guhumuriza abandi bari muri situation nk'iyawe, tutagamije kugusenya, tutagamije kukuvuga amazina cyangwa se iki, ahubwo tukwereke uko twe tubyumva, cyangwa se tuguhe inama cyangwa se tukuganirize dukurikije twebwe ibyo twanyuzemo, kuko gutya mu ndeba ngewe nanyuze muri byinshi cyane. Wenda nzagira umwanya wo gukora documentaire y'ubuzima bwanjye, izanyura hano kuri iyi televiziyo yanyu Imena TV. Ibyo nitubitangira bizaba ari season, nabyo tuzagenda tubikoraho umunsi ku munsi kugira ngo mumenye twe turi bande, se twavuye hehe, tugeze hano gute, imbogamizi duhura nazo mu buzima bwacu bwa buri munsi, uko duhangana nazo, ndetse n'icyo dukora kugira ngo dukomeze dufite umutima nk'uw'intare, kuko ufite umutima woroshye ntabwo ubuzima wabana nabwo, ntabwo isi wabana nayo kuko ntiyoroshye. Aba bantu bari hano kuri iyi si baragoye kubana nabo. Buriya nkunda kureba kenshi ibintu bitrendinga kuri social media, umuntu abantu bakamwiha bose, bakamuvuga, bakamuhera ruhande, ngaho ba Muyango barahostinga, ubwo ni indaya, ngaho ba DJ Brian bahora biyambariye amakabutura, bahora biganirira kuri channel yabo, ubwo nabatinganyi, ngaho Bosco Empire yatorotse igihugu, Pionika yagiye, Yago yagiye, ubwo abo ngabo bose ni inyangarwanda, abo ngabo bose ni ibigarasha. Iyi si iradufatika dushyira mu mutaka imwe igahondagura, barangiza bakagufata wowe ntibazi ibyo uri kunyuramo, ntibazi ubuzima uri kunyuramo, ntago bazi ukuntu babaye, barangiza bakagufataho ijambo, bakakubwira amagambo mabi bashaka, bakagutega iminsi, barangiza bakumva ko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bwawe burangiye, ariko si uko bimeze. Hari umugambi w'Imana, kandi uwo mugambi w'Imana utuma isafuriya irara mu nzu, imodoka ikarara hanze. Ari isafuriya n'imodoka ni iki gihenze se? Kuki mutumva umugambi w'Imana icyo uvuga ku muntu yaremye? Wabona umuntu ageze mu bihe bibi, wabona umuntu ageze mu byago, ukamufataho ijambo, ukamuvuga amagambo yose ushaka, ukagenda umuteza abantu abamuzi n'abatamuzi, ukamutega iminsi ugira ngo nawe wamuremye. Wowe nta bushobozi ufite bwo kwica umuntu. Wamwambura, wamuhemukira, wamuvuga nabi, wamusebya, wamwirukanisha ku kazi, wakora buri kimwe cyose, ariko umwuka wa nyuma umuntu ahumeka tangwa niyo mu ijuru kandi horaho. Nta kintu na kimwe wamutwara itabishatse. Icyo mvuga none ahangaha nuko ubu buzima nyine turimo ntago butworoheye, nta nubwo buzigera butworohera, ariko nanone hari Imana yo mu ijuru itabara, hari yaduhamagaye, izi uko byose bizarangira. Rero nshuti yanjye, reka kwiheba ngo wiganyire wibaze uko ejo uzamera, wibaze ko ejo uzaba umeze. Hari Imana yo mu ijuru guhamagaye, izagutabara mu gihe gikwiriye. Ibihe uri kunyuramo, ushobora gusonza, ushobora kwangwa n'umuryango, ushobora kwangwa n'inshuti n'abavandimwe ugasigara wenyine, ushobora kuba ufite amadeni muri rubanda usigaye ubura aho unyura, ndetse nta n'umuntu ukeneye kumva ko uriho, ariko Imana niyo ifite urufunguzo rwa nyuma ku bibazo byawe, hanyuma nawe ugashyiraho akawe ugakora cyane, ugakora ibintu byinshi, buri kintu cyose kikuje mu mutwe ugahita ugikora igihe icyo ari cyo cyose ntacyo kibangamye kuri sosiyete nyarwanda, igihe icyo ari cyo cyose kitagamije kubangamira buri umwe cyangwa se kugirira nabi uwo ari we wese, igihe icyo ari cyo cyose kidasenya umuntu. Twige kuvuga neza, twige kuvuga imvugo nziza, twige kubwira neza abantu. Niba ubona Bosco Empire yagiye agatangaza ko ari mu Bugande, uhita umufata ngo umwite ikigarasha, kuko nturi umukozi wa RIB, ntabwo uri umukozi w'urwego urwo ari rwo rwose. Niyo waba ukorera urwego, ugomba kugira ibanga ry'akazi. Usibye kuba ubyuka ukajya kuri social media ukavuga abantu bose ubavuga nawe, abantu bose ubandagaza, mwakumva ngo Yago yagiye agatakata, ariko ngewe abantu baranzonze baranzengereje, mwese Yago mukamufataho ijambo, mukamuvuga nabi, Pionika mukamuvuga nabi, Bosco Empire mukabita ibigarasha, mukagira ibiki. Ariko mu by'ukuri hari igihe wa muntu yagiye aremerewe. Ntago ngewe nshyigikiye abantu biyahura, nta nubwo nshyigikiye
ubukozi bw'ibibi cyangwa se abantu bakora ibibi cyangwa se bahemuka cyangwa se bakora ibikorwa bidafututse cyangwa se byo kugambanira igihugu cyangwa se abo ngabo nitandukanije nabo 100%. ariko nanone buriya umuntu agenda ababaye. Buriya mpamya ko Bosco Impa yajya gutoroka igihugu, mpamya ko Piyoni kajya kujya mu Bugande na Yago bajya kujya mu Bugande bari baremerewe ku mutima. Hari ukuntu abantu bagufata bakagutotezamo indani. Buriya ikintu mutazi, hari abahanga bo gukora ibyaha. Umuntu akaza akagufata akagutoteza muri wowe kandi yigize nkaho yaguhunze cyane, yigize nkaho ibiri kuba nta ruhare na rutabifitemo, yigize nkaho ari intama y'Imana, akajya yohereza abandi bantu akohereza ibitera akaza akakuzonga kugeza ubwo ubona ko ushobora kuhasiga ubuzima. Watabaza utari ko ngemerewe nabi, bati none ko nta bimenyetso. Umuntu agafata ibyo waruhiye akabikiniramo akabyangiza byose, ugasubira kwisuka. Wataka tidoraririza ni wa wundi, byagenze gutya byagenze gutya byagenze gutya. Abantu bakaza bakagufataho ijambo bakakuvuga my brother, ariko koresha ubwonko, ceceka igihe biri ngombwa, nibinaba ngombwa utabara ubuzima bwawe, utabara amagara yawe, kuko aho uri bari kukumva. Wenda ntibari kukubona, bazagufataho ijambo bazakuvugayo bashaka, wenda n'inzego zishobora guhabwa amakuru ataraya nyayo ugatabwa muri yombi cyangwa se banagufata bakaguta muri yombi. Ariko ngewe nizera kandi nemera ko inzego z'u Rwanda z'imikorere yaba kugenza ibyaha ndetse n'ubucamanza zikora neza cyane. Ahubwo zakurenganya, kurengana bishobora kubaho ugafungwa mu gihe runaka, ariko mu gihe gikwiriye ukazafungurwa. Hari abantu benshi bagiye baduhemukira mu buryo bukomeye cyane, ntituvuge tugaceceka, ariko nibiba ngombwa tuzavuga tubohoke kugira ngo turuhuke. Ubu ngubu hano siho nakabaye, ndi ugurya meze siko nakabaye meze. Ejo wundi hari umukobwa wagiye kuri social media aravuga ngo urubyiruko rurakennye, witwa Kabagambe, twara muri kaminuza y'u Rwanda, numva ari nawe uyobozi niba atari umunyamabanga sinibuka neza. Abagiye kuri Twitter bamugereranije n'ibigarasha. Tekereza ko umuryango w'uwo mukobwa muri iyo minsi yavugwaga ayo magambo yose yaramewe, wari umerewe ute? Ese ubwe yaramerewe ate? Iyo bavuze ngo urubyiruko rurakennye, wenda yakoresheje imvugo mbi, ntago yakakubaye yaravugiye urubyiruko rwose, ariko bamwe cyangwa se benshi mu rubyiruko turakennye. Yego nibyo hari n'urubyiruko rukize, ariko benshi muri twe turakennye. Gusa neza bivuze iki? Kugira telefone nziza bivuze iki? Wowe urabwira umuntu ngo afite telefone ya $1,000,000 ngo nayijyane ku isoko ngo bamuhe $1,000,000 ngo narangiza ngo ashake ngo ikindi kintu akora. Telefone waguze $1,000,000 uyijyana ku isoko bakakubwira ngo ni $100,000. Ariko ugasanga ntacyo uri buyamaze. Umuntu uramubona kuri internet buri munsi ngo arasa neza, ariko hari igihe aba ari kugira ngo aheze, abanze yereka abantu ko nyine hari ukuntu ubuzima bumeze neza, ariko mu by'ukuri benshi muri twe ntago bumeze neza pe. Ushobora kubona umuntu aje kuri kamera arasa neza, ibintu bimeze neza, ukavuga ngo uyu muntu abayeho neza, ariko benshi muri twe ntago ibintu bimeze neza. Ngewe nihereyeho ndakennye kandi ndakennye cyane. Mfite icyizere cyo gukira, ndi no kugerageza ibishoboka byose ngo nkore, ndi no kugerageza byose ngo ngire icyo nkora, ariko ndakennye. So wabihindura icyo? Ushobora kuvuga ngo waje ngo kuri kamera ngo usa neza ngo uvuga ndakennye bro. Ndakennye kandi ndakennye cyane. Inzara irakwicika, kwicira mu nzu, ukabura icyo ukora, ukabura aho ujya, ukabura icyo gukora. Wareba kamera ufite waguze $2,000,000 cyangwa se 3, wayijyana ku isoko bakakubwira ngo ni $300,000. Iyo ni realite. Ubwo ni ubuzima, ntawagira ikintu na kimwe abivugaho. Ariko wowe ufite umushahara, niba ukora muri kaminuza, niba uri umukozi wa leta, niba ukora muri private sector, ukaba umaze ahantu imyaka 30, ufite ibibanza 5 bikwanditseho, ufite ama etage muri Kigali akodeshwa, ni gute se uzumva ko urubyiruko rukennye kandi no kuri etage yawe
i Kigali hahora umusekirite ubuza urubyiruko kuza kuhifotoreza. Wenda umusore cyangwa se iyo nkumi aba mu kageto kari aho ngaho k'amafuti, ishyura ibihumbi 15 cyangwa se 20, haje dashobora gufata ya telefone yabuzemo ibihumbi 300, wenda ngo abonemo indi isanzwe y'ibihumbi 100, abone na 200 yo kubarya cyangwa se n'ijana ryo kwishyura inzu n'irindi 100 ryo kurya. Afite ya telefone ashatse kuza kuri ya nyubako yawe kugira ngo nibura hafatire udufoto twiza n'utuvideo, arebe ko hari abantu babikunda kuri social media bakamuha wenda ikiraka cyo kuba yabamamariza. Ariko hasanze umusekirite nawe amusubije, iyi si nta buringanire ifite. Ibyo bintu byo kuza mubwira abantu ngo baceceke, ngo bareke kuvuga ko bakennye, ni mu byihorere turakennye cyane ahubwo tumeze nabi. Urumva, isi nta buringanire. Wowe ukorera igitangazamakuru kiremereye, ukorera ahantu heza, uba mu nzu y'ibihumbi 500, hari n'uwabuze ubushobozi bwo kwishyura inzu y'ibihumbi 10. Ibyo se mushaka kubivuga? Ntabwo mushaka kugaragaza ko nyine hari abantu badafite amikoro. Hari umuntu mu buzima bwe umaze imyaka 60-70 atarigera atunga UPI, ariko atunze umuryango w'abantu 7. Ibyo ntimushaka kubivuga. Ntimushaka kuvuga ko hari abantu babayeho ubuzima hamaze imyaka 50 akodesha n'umuryango wiwe. Nimushaka kuvuga ko hari abana bavutse bagasanga iwabo bari mu bukode, bakaba bamaze kwimuka nk'inshuro zirenga 60 cyangwa zirenga 100 kuva mu bwana bwe. Yagira amahirwe akagwa kuri iyo telefone, yagira amahirwe akabona internet ya Airtel y'ibihumbi 3 imara ukwezi, yagerageza ibishoboka byose ngo arebe ko nako ga social media yagafungura katari na monetize n'iki, ya postinga yavuga ngo ndakennye cyangwa ibyo bintu ni mu byihorere, mwaduteye agahinda gahagije. Urumva, iyi si ntishaka kugaragaza ko nyine hari abantu bari low class. Ntabwo isi ishaka kugaragaza ko hari abantu nyine bafite ibibazo badafite n'ubushobozi bwo kwikuramo. Niba waravutse iwanyu mukodesha, ugakuramo ukodesha, ukabona nawe aho uviriye iwanyu ugiye gukodesha, ukavuga uti umuryango wacu twese dusaziye mu bukode, wanagerageza gukora ako kantu kazatuma nibura ejo cyangwa ejo bundi uva mu bukode abantu bakakuvugiriza induru, bose bakakwirukankana. Ese muragira ngo bigende gute? Muragira ngo nyine twe nk'urubyiruko tubigenze gute? Niba ibyo twagerageje byose byaranze, n'ahangaha tuje mukaba mutangiye kutuvugiriza induru. Ejo bundi agapromota na Miki baba bikoreye ubukwe bwiza, mbona mutangiye kuza mubuvugaho amagambo menshi, aba ntibazarambana, aba ntibazamarana kangahe. Wowe uri Imana yabaremye? Urugo n'urwa agapromota na Miki, wowe uje mute? Nibyo bwabereye ku Karubanda, ariko se nta kintu na kimwe cyiza ufite cyo kuvuga ku bukwe bwa Miki naga? Nta kintu na kimwe cyiza ufite cyo kuvuga kuri uriya muryango? Ni ukuza gusa uvuga ibitaragenze neza, byagenze gutya byagenze gutya, umugore wa Yampano yaraje mu bukwe arabyina, ubagira ngo bya bindi bya video twarabyibagiwe. Umugore wa Yampano yatashye ubukwe bwa Miki naga promota nk'abandi bantu bose. Ikindi, iyo mubonye umuntu yimereye neza murasakuza, ibikomere mwamuteye cyangwa se na ubwo ashobora kuba yaragizemo uruhare nubwo ntabizi, kuko iriya video kujya hanze nta muntu wayifashe, nibo bayifashe. Wenda uburyo yagiye hanze ntibwasobanutse, hari n'abari kubiryozwa barimo ba Jihad n'abandi. Ariko nibura niba yatangiye gukira muri we, yatangiye kubohoka, yumva ko yajya muri societe, nabwo ageze uyo murongeye mukozeho ibiganiro mumuvugirije induru. Nta kintu na kimwe cyiza mufite cyo kuvuga ku mugore wa Yampano. None se niba nta cyiza cyo kumuvugaho, mwamuretse agahumeka? Bantu bifitiye ibibazo, bakeneye ihumure, bakeneye amagambo meza, ariko nta nubwo mushobora kubareka nibura ngo bahumekeho gato. Rero igihari nuko wowe ucitse intege muri iyi minsi, wowe wumva ko ukomerewe, ntabwo ukomerewe kundusha, nta nubwo wakabaye ucika intege kundusha, kuko ngiye ndi kunyura mu birenze ibyo uri kunyuramo. Reka duhaguruke, dusenyere umugozi umwe, dukore nzi ko bishoboka. Niba udafite igitekerezo cy'icyo wakora, nyandikira umbwire ibishoboka nyine bijye ureba mu maso yawe biri imbere yawe, noneho nkwereka uburyo ushobora kubibyaza umusaruro niyo waba muto. Buriya gutangira ukagira ikintu gito ukora biruta kwicara nta kintu uri gukora. Nanjye niyo mpamvu navuze nti reka nongere negure umutwe, nongere ngerageze ndebe ko hari icyo ndangeraho. Ariko ibi byo birakomeye,
ahangaha ndi niteze ko ibintu bizagenda neza, nibitanagenda neza nzakomeza mpatane, byanga bikunda aha hantu bigomba kugenda neza, kuko nta handi hantu nyine nsigaranye ho kujya. Ndi umuntu wanyu, namwe muri abantu banjye, reka dukundane twibereho ubuzima bwiza. Ndabashimiye cyane, mbashimiye ko mukomeje kudukunda no kudukurikira. Niba uri mushya warebaga iyi video, kanda subscribe, usharing iyi video igere ku bantu benshi, hanyuma Imena TV muyifollowing kuri social media platforms hose. Dufite account kuri Facebook, page yacu ni Imena TV, dufite TikTok account ni Imena TV, dufite Instagram account ni Imena TV, ndetse no kuri Twitter ni Imena TV, no kuri Threads hose watujoininga, ukore follow ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Imena TV, ndetse ukande subscribe, like, share na comment hano kuri YouTube. Ibintu birushaho kugenda neza, ibiganiro byacu nakagaruka turabahereza indi video mu masaha y'umugoroba. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibashyigikire mu byo mukora byose, Imana ihumurize abihebye kandi ibabarane n'abababaye, kandi yishimane n'abishimye, kuko rimwe na rimwe nubwo tutayibona ibihari. Hari indirimbo ya Ambassadors ivuga ngo iba irihe ko nzi kwishoboye guhagarika ibyago byose, ibirihe iba irahantu runaka, hahandi yariri wa munsi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera, ntabwo iba yihishe, ibiri kumwe n'abababaye, kugira ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bishimye. Nimucyo duhumurizanye, nubwo twaba tunyura mu bigoye, Imana iriho ntiyigeze itwihisha. Haleluya. Yego, reka rero duhumurizanye, nubwo twaba turi kunyura mu bigoye, Imana iriho ntiyigeze itwihisha. Imana iduhana umugisha.